niyo mpamvu ibi bindi byose mwumva hirya no hino bisakuza. Ibyo ni wowe ubivuze ntabwo ari njye. Ariko nanjye nzaba mpari, tuzaba turi kumwe. Abantu muzi hari izina ryitwa, hari izina Iyamuremye, muramuzi? None se muri abo harimo Iyaturemye? Oya. Aha, icyo ngicyo nacyo cyo naryo ni izina nk'iryo. Rero mu mazina y'Ikinyarwanda harimo menshi atuvugira ibintu neza. Sibomana, Iyaturemye ni iyindi, ntabwo ari bo. Ubwo rero ariko ubwo twateraniye hano, twaje muri iki gikorwa turimo muri ibi bihe bitangiye uyu munsi biri imbere bijyanye n'amatora, amatora ku nzego zitandukanye, iz'abadepite ndetse harimo noneho n'urwego ruyobora igihugu, perezida. Ibyo byose tubikore tuzi ngo nitwe tubyikorera, nitwe byageraho ingaruka imwe cyangwa iyindi, ariko ni uburyo bwo kongera gusinya. Urabizi hari ubwo abantu bagera igihe ugasubiza amaso inyuma, ukongera ugasinyira icyo wari warasinyiye, bivuze ngo wongeye bundi bushya gushyira imbaraga mu byo wakoraga. Aya matora tugiye kujyamo ni igihugu, ni abanyagihugu, ni abanyarwanda bose bongera gusinyira kuvuga ngo uko dushaka kuyoborwa ni uku, uko dushaka kubaho ni uku. Ariko icyo binavuze ni ukuvuga ngo tugomba gukora ibishoboka dusanzwe dukora ndetse kurushaho bitujyana mu nzira y'amajyambere, tugatana n'ubukene, sibyo? Hari uwatugejejeho ubuhamya, hari uwatugejejeho ubuhamya atubwira aho yavuye, atubwira aho ageze. Iriya ni inzira nziza rwose, kandi turamushimira ko we ku giti cye yashyizemo imbaraga ze, agakoresha n'ubumenyi yagiye yiyungura uko yagiye abigenza. Turifuza ngo buri munyarwanda wese iyo nzira abe ayirimo, tuyifatanijemo. Hari abanyarwanda, hari inzego za leta n'abo tuyobora, tukabifatanyamo, tukumva ko buri munyarwanda afite iyo nzira. Uko agenda yiteza imbere niko n'igihugu gitera imbere. Nibyo tuvuga, niyo majyambere tuvuga. Ntawe dusiga inyuma, ntawe dushaka gusiga inyuma, ntawe dushaka ko asigara inyuma. Politike rero muduhamagarira muri FPR, mu buyobozi bwayo, mu buyobozi bw'igihugu,
niyo yo guteza buri munyarwanda imbere hatagize usigara inyuma. Naho muri ibyo byose ndandambara. Iyaturinze twese mu byo tuvuyemo izaturinda n'imbere aho tujya. Ariko nibwira ko Imana irinda neza abirinda nabo, ihera kuri twe ikabonaho ihera idufasha kubaho uko dushaka. Ubwo rero icyo nsubiramo ni ukuvuga ngo dukore ibishoboka byose, iby'amatora nibimara kurangira dusubire muri ya nzira yo gukorana neza, yo kubona u Rwanda nk'igihugu kimwe, abagituye bamwe, hanyuma iby'amajyambere rero byo biza byiruka birihuta. Ndumva nta kindi nakongera kuri ibyo, kubashimira ndetse kubabwira ko nishimye cyane kongera kubana namwe. Hanyuma ari Musanze mwavuze ko isigaye iri hafi irakabakaba umujyi wa Kigali. Turifuza ko imijyi yose, uturere twose tw'u Rwanda ari uko tumera, twose turifuza ko ari iyo nzira, kandi biragaragara nk'aho iyo nzira biyirimo cyangwa bizashoboka bidatinze. Urakoze cyane. Hanyuma rero nzi ko abenshi bamaze amasaha menshi cyane hano, mwazindutse mwaje ndetse mu gicuku. Rwose nagira ngo mbashimire uko kwihangana, ariko mbashimire n'intego dufite hamwe. Igikorwa cy'amatora cyo kiroroshye, ariko ibizakurikira nyuma y'amatora bikomeze bidutere imbaraga. Sinshaka gukomeza ngo mbirize hano, nanone ndabashimira. Mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza biri imbere. Reka ngira akantu nongeraho. Twese abenshi turi FPR, RPF,
ariko nagira ngo ntabwo narangiza ntashimiye hari abandi banyarwanda bo mu yindi mitwe ya politiki mu zindi nzego batari muri FPR bagira uruhare runini cyane kudufasha gukomeza neza iyi nzira turimo yo kubaka politiki y'igihugu, yo kubaka ubukungu bw'igihugu, umutekano w'igihugu, mbese igihugu muri rusange. Mubampera amashyi. Ndetse n'abandi bari mu yindi mitwe tudakorana kimwe n'iyo nari mvuze, duhiganirwa uyu mwanya wo kuyobora, nabo rwose nagira ngo mubashimire kuko nabo bubaka igihugu, ntabwo nabo barashaka kugerageza kandi ni byiza. Nabo mujye mubafata nk'abanyarwanda dukwiye gukorana nabo mu mucyo, mu mutekano n'ibindi. Murakoze cyane cyane cyane. Paul Kagame oye! Aho! Nitwa Nsenyumva Eric, nkaba ntuye mu mudugudu wa Kamiro, akagari ka Gasizi, umurenge wa Mukamira. Navutse ku itariki ya mbere z'ukwa 12 1980. Mu by'ukuri nyakubahwa chairman, navukiye mu muryango uciriritse, nisanze nsanga umubyeyi wanje akora umwuga w'ubuhigi. Ubwo byarangiye nanje mbaye umuhigi, nabutangiye mfite imyaka 7. Nyakubahwa chairman, nagira ngo nkugezeho ibyo nagezeho kubera imiyoborere yawe myiza. Aka kanya ni amahirwe ntapfa kubona n'uwari we wese. Ngize amahirwe nyuma yaho ubwo naje binyujije kuri RDB yaje kudutoza, idushira mu makoperative. Irangije kudushira mu makoperative nibwo batujyanaga Kitabi kutwigisha uburyo kubungabunga pariki. Aho nahakuye ubumenyi. Akarere binyuze mu karere ka Nyabihu nako karamfata kanjyana mu ngando Inkumba, bantoza uburyo gusigasira igisenge, uburyo gukora umukorongero. Mu by'ukuri aho mpakura ubumenyi bwamfashije kugera aho ngeze uyu mwanya. Nyakubahwa chairman, mbere nkiri mutoya nagiye mu buhinzi bw'ibirayi, nahingaga kuri R18 ngakuraho ibiro 800. Ariko ubu ndahinga R18 ngasaruraho toni 5. Nyakubahwa chairman, ubu ngubu ndahinga kuri hegitari. Iyo nsarura hagati kuri toni 20 kugeza kuri 25. Ibyo byose mbikesha nyakubahwa chairman, utagutora yatorane. Nyakubahwa chairman,
ntabwo nabashije kubona amahirwe yo kugira ngo nige ndangize amashuri, ariko mu by'ukuri abana banje bariga, abana babiri bararangije, umwe wize imyuga akora Igisenyi, azi kugorora imodoka, azi gutera amarangi, ubu amaze kwigurira inka, yaherutse kubyara, yiguriye n'umurima. Ibyo byose mbikesha Paul Kagame. Nyakubahwa Chairman, ngize amahirwe, reka nkubwire ibyo nagezeho ni byinshi kandi birasobanutse birivugira. Njyewe nabaga mu nzu ifite 4 kuri 5 yubakishijwe imigano. Nabwo imigano yari isakajwe imigano, njyewe nagiye kwiba muri pariki. Abwiza ukuri, ibi mvuga mu mudugudu baranzi, mu kagari baranzi, akarere baranzi, ndavuga ibintu by'ukuri byumvikana. Nyakubahwa Chairman, ubu ngubu mfite inzu nziza niyubakiye mu buhinzi bw'ibirayi n'ibinyomoro, ifite metero 10 kuri 12. Nyakubahwa Chairman, irimo ibirahuri, irimo n'amatara. Nyakubahwa Chairman, kiri mu iyo nzu ntoya twakoreshaga utudodowa tugacana ibishamburere by'amapine, ukinjira mu nzu ukaja kubwiherero ugakoresha ibishamburere, ariko ubu ngubu ndakanda buto igipamasi amatara gakaka. Nyakubahwa Chairman, ibyo wankoreye ni byinshi. Kugeza kuri iyi saha, ubu mwabinyuje muri RDB, mwaduhaye amatungo y'inka, intama. Ubu mu mudugudu harimo amakusanyirizo y'inyongeramusaruro, mwashizemo inkunganire. Ubu ngubu ifumbire y'imborera turayibonera hafi, imvaruganda tukayibonera hafi. Ubu intumbero mfite nuko ngiye kongera ubuso, ndashaka ko nanjye nakwigurira imodoka yo kujinjanira umusaruro i Kigali. Nyakubahwa Chairman, mu nkundire ndeka mbivuge, mu by'ukuri wangeje kuri byinshi. Ubu ngubu mu mudugudu njyewe nyoboye koperative Karisimbi. Koperative Karisimbi nta cicaro yari ifite, ubu ngubu kuva nyoboreye ifite ubuso bwa 18, ifite n'ikigega cyo gutuburiramo imbuto, mwabinyuje muri RDB, kibaje kuduteza imbere. Abaturage bafite aho gutunganyiriza imbuto zabo. Ibyo ngibyo zose tubikesha Paul Kagame. Utagutora yatorana. Narakomeje, ubu ngubu mpagarariye amakoperative 25 mu karere ka Nyabihu, arimo abaturage 5,400. Ubu bose bafite intera imwe, badufasha kubungabunga parike. Uwaho parike yari ikibazo, ubu parike yatubereye igisubizo, kubera ko turugukama, niho tujisha igisabo, niho peteroli yacu. Ubu ngubu uvuye ku mupaka ukagera ku wundi, Burera, Musanze, Nyabihu na Rubavu, turabungabunga parike, kandi twiteguye ku itariki ya 15 Inkoko niyo ngoma kugira ngo twitorere Nyakubahwa Chairman. Nyakubahwa Chairman, reka nkwereke ibikorwa noneho remezo umaze kugera. Ubwo ibikorwa byo wangejeho ni byinshi, mbaye icumbi cyane nabirangiza. Reka duhere hano. Urabona aya mazu meza ukuntu ameze, atenga amaraye, urukuyabona ukuntu atenga amaraye. Ugeze mu mujyi wa Musanzeho ukazamuka, ari umudugudu w'icitegererezo mu Kinigi, ukongera ukanyura hejuru ukagenda ukikoza ku Gisenyi. Ibintu birasobanutse. Mu by'ukuri nagiye gushaka perime hariya Igisenyi, ngeze kuri sitade rwose, maze hariho kaburimbo, maze nakataga kamoto, moto nkayikata nkayigarura. Ibintu ni uburyohe. Nyakubahwa Chairman, si ibyo gusa, gukorera abakora perime y'imodoka, kuja muri parikingi ibuni ni minota 7
babishinzwe hano abapolisi, ariko mu minota 3 imodoka mba narangije kwikura muri parikingi. Mu by'ukuri noneho reka nkubwire ikindi kintu uko mbere byari bimeze noneho mbere twanyuraga mu muhanda Kinigi Kabuhanga ngiye guhaha hano mu Kinigi ari isoko rya Kinyanda twajiga kuremamo tugiye gushakamo ibyo kurya. Natwaraga igicugutu, nageraga mu Kinigi nguye inshuro zirenze 5. Noneho ibibuye byabaga bishinyitse, umuhanda ushinyitse, imicacu utarora, naje kura mu biganza ngasanga amavu yanyishe. Ariko ubu ngubu iminota 15 ni kuba mvuye gukarere ka Nyabihu ngabageze mu Kinigi ngakata kamoto iminota 15 gusa utagutora yatorana. Nyakubahwa Chairman, abaturage mpagarariye baba mu makoperative mu karere ka Nyabihu ubu ngubu bantumye ko ku itariki ya 15 Inkoko Niyo Ngoma kugira ngo twitorere chairman wacu, umukandida wacu, kuko kugutora n'ukwiteganyiriza ejo hazaza. Kuko abana bacu niho bazarushaho kuba neza utagutora yatorana. Bavandimwe muri hano mwese rero mumfashe dushimire umukandida wacu chairman, tumwizeze ko ku itariki ya 15 tuzazinduka Inkoko Niyo Ngoma, twitorere uwimakaje umuco nyarwanda, twitorere uwazanye ubumwe bw'abanyarwanda. Imana ikongera impano, ntago ibyawe nabivuga ngo mirangize bayicumbikiye aha ngaha, tuzakomeza. Murakoze, Imana iguha umugisha. Nyakubahwa Chairman, kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.